inari ryari ishyaka ryashinzwe n'abarize muri groupe officiel de Butare ndatwa n'inkesha bifuzaga ko ubutegetsi bwa cyami umwami nyine yaguma hariko hakabaho itegeko nshinga hakaba raderi Rassemblement démocratique nayo bifuzaga ko hajyaho itegeko nshinga rigenga umwami ariko umwami akagumaho hakaza rero Parimehutu urumva yaropozaga bashakaga republika ariko urumva iyo ugisomisha ku bundi uhita wumva yaharaniraga uburenganzira bw'abandi Parti pour l'émancipation des Hutu hakaza Prosoma Parti pour la promotion des masses hakaza iryo bitaga Arrêt de toi Association pour le relèvement des batwa kuzamura abatwa hari niyitwaga Abako Association de Bakiga mu Rukiga sibyo kabishaka ryari rihagarariye cyangwa ryari rishinzwe kuzamura uburenganzira bw'abagore n'amashaka agera muri 12 Parimehutu yatangiye ari MSM nkuko nabivuze hanyuma babona ko Gerigora Kayibanda ntabwo yashoboraga kuyobora bamijya kumuha amahugurwa bamubonaga nyine nk'umuntu wihaye Imana cyane 59 nibwo byagiye kumugaragara tariki 18 twese kwa 10 59 iyo ntabwo yiswe revolution kuko aba Parimehutu bo bayita ngo ni revolution y'abanyarwanda ariko ntabwo yigeze iba revolution 74 abana bamwe barirukanwa haza abana benshi baturutse mu Rukiga bajya mu bigo by'amashuri ngo abanyabutare bavukana 3 yisumbuye bwari uburyo bwuko nyine babona nta kundi bakirwanaho bakaza bakaba bafundi bakaza bakaba abanyonzi bakaza bakogosha bagakora ya myuga nyine nibo twavuga badukanye ibijyanye n'imyuga iyi myuga y'ubumenyi ngiro kuko andi mashuri bari barayahejweho mu bantu babiri bakomeye cyane bagize uruhare rwo guhita bashimangira noneho yangenga bitekerezo yazanywe n'abazungu harimo Joseph Habyarimana Gitera hakabamo Gerigora Kayibanda impamvu ya mbere bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa iri muri stoke muvuye aho muri ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke ntuzirirwe ushaka isoko kuko bikigera kuri AfriSellers biba byaguzwe wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi ntuzava aho uri uzasure AfriSellers abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura nimusure urubuga rwacu wa@AfriSellers.com hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania kawunga y'Ubugande ikawa yo mu Rwanda n'ibindi nawe tugane namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu muhawe ikaze ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen AfriSellers. Reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza ndetse twifurize wowe udukurikiye aho uherereye hose kugira Pasika nziza n'impera z'icyumweru no gutangira icy'indi cyumweru amahoro. Reka twizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu Rwanda, East Africa, muri Afrika no hanze ya Afrika. Iby'amashyaka byaje bite byazigeze uruhare mu mateka y'u Rwanda y'igihugu cyacu. Ni muri urwo rwego rero twakiriye ndetse duhaye ikaze Celestin nkuko twagira umugisha nabwo kongera kumwakira ariko tuneza n'abandi kaze. Welcome to the home. Hano ni mu rugo kandi twizeye ko turi bukomeze kungurana ibitekerezo. Umuntu uri hano agomba gutera agatebe ya mugani wa Jihad agasonga bugari agatera akumva akicara tukiga cyane cyane urubyiruko. Celestin tudatinze rero iby'amashyaka ni ibiki byaje biti? Murakoze kuba twagiranye ikiganiro bushize cyangwa bakurikiye ikiganiro bushize tunifuza kubwira abantu nibagende banakirebe bakirebe bakomerezeho bagisangize n'abandi ko tukeneye kwiga kandi turi benshi. Nuko rero ubundi amashyaka amenshi yatangiye ari amasosiyasiyo bagaragaza ko ari asosiyasiyo ziri aho ariko ugasanga zirashingwa n'ubundi ku ruhande rw'iki rw'ababirigi rw'abakoloni. Urugero twatanga MSM narayivuze mu kiganiro cyatambutse Mouvement Social Muhutu. Okay, banzo dusobanurire ayo mashyaka yose
yose nangaho buri ubundi nuvuga ngo ayo akunda kuvugwa cyane ntajya arenga 3 ariko ubundi nibura ku rutonde hari amashyaka 12 ubwo haraya yabaye nk'ama association ariko yose ni amashyaka wenda turagenda tuvugamo make yatunyuriremo yose noneho tuze kugera dufate urugero habanza inari inari ryari ishyaka ryashinzwe n'abarize muri groupe officielle de Butare ndatwa n'inkesha bifuzaga ko ubutegetsi bwa cyami umwami nyine yaguma hariko hakabaho itegeko nshinga hakaba raderi Rassemblement démocratique nayo bifuzaga ko hajyaho itegeko nshinga rigenga umwami ariko umwami akagumaho hakaza rero Parimehutu Parimehutu urumva yaropozaga bashakaga repubulika ariko urumva iyo ugisoma ishyaka ubundi uhita wumva yaharaniraga uburenganzira bw'abandi Parti pour l'émancipation des Hutus hakaza Prosoma Parti pour la promotion des masses urumva nabo ryari rishingiye ku bwoko hakaza iryo bitaga Arrêt de Toi Arrêt de Toi yari association pour le relèvement des batwa kuzamura abatwa urumva byari bisekeje uyu munsi turabiseka ariko byari bikomeye ni ibintu bikomeye byo guha agaciro ko uhita wumva sinzi nkangi iyo mbyinjiyemo nyine bintera ikibazo tugasangamo za hari n'iyitwaga Abako association de Bakiga tumagine ntabwo ije guharanira inyungu z'abanyarwanda ahubwo ije mu rukiga sibyo hakaba ishyaka ryari rihagarariye cyangwa ryari rishinzwe kuzamura uburenganzira bw'abagore n'amashyaka agera muri 12 tutakirirwa dutindaho cyane ariko ayo turi butindeho cyane cyane ko ariyo twavuga noneho yakaza ni Parimehutu ni inari hanyuma Prosoma nayo sawa ariko inari na Parimehutu impamvu tuyatindaho ni iyihe nuko Parimehutu yatangiye ari MSC nkuko nabivuze hanyuma babona ko Gerigora Kayibanda ntabwo yashoboraga kuyobora bamujya kumuha amahugurwa bamwe baramujyana bajya kumuhugura kugira ngo azabashe kuyobora bamubonaga nyine nk'umuntu wihaye Imana cyane abajyayo bavuyeyo numva turi muri 57 bavuyeyo 59 nibwo byagiye kumugaragara tariki 18 twese kwa 10 59 ayandi mashyaka hakaba Prosoma nayo yatangiye ari association ariko ikagira ikinyamakuru cyayandikiraga kitwaga Ijwi rya Rubanda Rugufi abadukurikiye twabivuzeho mu kiganiro cyabanje noneho ku itariki wenda aho byakaze cyane turebe wenda nka Joseph Habyarimana Gitera ku itariki 27 z'ukwa 9 1957 niwe yasohoye amategeko 10 y'abahutu mwibuke ngo ababirigi bari bagihari bamushyigikiye mwibuke ngo umwami yari agihari urumva byari ibibazo Rudahigwa kiriho arayasohora amategeko ajya hanze 59 rero nyuma yo kwemera noneho ko amashyaka abaho haje kubaho ikiswe referendum umwami yaratanze amaze gutanga hajyaho Kigeli Ndahindurwa muri kwa kujyaho we banamuhengereye buriya n'uburyo yahunzemo bamuhengereye yagiye mu munsi mukuru w'isabukuru y'ubwigenge muri Kongo bahita bamutera kudeta bateye kudeta rero haje kubaho ikintu twakita nka referendum ariko yicyuka bemeza ko nyine ubutegetsi bwa cyami bugize gute burangiye ariko 59 mwibuke ngo abatutsi barishwe n'abataravugaga rumwe nande n'abahutu batavugaga rumwe nande na Parimehutu bagiye bahunga bajya hanze abinaliste benshi urebye igitabo cya Antoine Mugesera kivuga les conditions de vie des Tutsis en 1959 arabisobanura neza arabisobanura uburyo byagenze akavuga ati jewe iyo ntabwo yiswe revolution kuko aba Parimehutu bo bayita ngo ni revolution y'abanyarwanda ariko ntabwo yigeze iba revolution nanjye pe aho nicaye ntabwo ari revolution
ntabwo ari revolution ko iyo turebye nka revolution wenda y'abafaransa y'igihumbi kimwe magana arindwi mirongo inani n'icyenda bamaze kugera ku ntego zabo bagarura abanyarwanda batuza nani bagarura abafaransa bose abafaransa bose babaho nta wishisha undi nta ugira ati na n'uyu munsi baracyakomeye iyo niyo revolution ariko babandi abatutsi baratwikiwe haba ku Gikongoro haba hehe barahunga cyane cyane igice cya Gikongoro ya Gikongoro yari basi nyuma yaho ibice bya Bugesera ibice byinshi abatutsi baricwa abandi barahunga ariko icyo gihe bamwe mu bahutu babonaga hakiri akantu hari hakirimo akantu bakabaherekeza bakaza bakabwira ati tuzabacungira ibintu nyuma nibwo ubuyobozi bwaje gutanga oda noneho babaha uburenganzira ku mitungo y'iki y'abatutsi babandi bagiye urumva ubuyobozi bwari buhari ababirigi bahari ababirigi bashyigikira Parmehutu ibi turabivuga kubera ko iyo urebye nyuma y'uko batera kudeta ku itariki 18 z'ukwa mbere muri 1961 ntabwo Assemblée Nationale yari irimo ababirigi abazungu urumva Parmehutu yayoboye n'ubundi harimo iki ababirigi harimo abazungu bivuze ngo ababirigi ntabwo bigeze barekura bateje imbere Parmehutu cyane ko intego yabo yari igizite yarigezweho yo kwima ubu yo kwanga gutanga ubwigenge urumva ubwigenge bari babukaniye n'ubundi intego yabo bo bari bagize gute bayigezeho hanyuma tugende rero tujye nyuma y'uko umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa bibaye ngombwa ko yigumira hanze hagiyeho inzibacyuho iyoborwa na Dominiko Mbonyumutwa arayiyobora igihe cy'umwaka inyuma rero haza kubaho gutora kwa Assemblée bashyiraho Gerigora Kayibanda Gerigora Kayibanda abanyumva ndabizi ko afite umuryango afite wenda bamushyigikiye simbizi hari n'abandi ariko tujye tuvuga ikintu uko cyagenze uwakosheje aya ni amateka ntabwo hari uwo tugiye ushaka kwibasira cyangwa iki aya ni amateka y'ibyabaye mu bantu babiri bakomeye cyane bagize uruhare rwo guhita bashimangira noneho yangenga bitekerezo yazanywe n'abazungu harimo Joseph Habyarimana Gitera hakabamo Gerigora Kayibanda impamvu ya mbere irahari ni fact tujye tuvuga ibintu bifite ibimenyetso Joseph Habyarimana Gitera niwe wasohoye amategeko 10 y'abahutu arayandika arayasohora ku mugaragaro yewe yaje no gusubirwamo na Kangura mu gihe jenoside yakorewe abatutsi yabaga basubira hahandi urumva ko ni ibintu amateka n'icyamaze Gerigora Kayibanda rero amaze kujya ku butegetsi ubutegetsi urumva bwari bugiye mu maboko ya Repubulika bayita Repubulika ya mbere abantu baravuga bati okay wenda babandi bahunze azagira ate azabazana mu gihugu ntabwo ariko byagenze ahubwo byahinduye iki isura byafashe isura iteye gutya Gerigora Kayibanda ubwe muri 1961 nibwo yavuze ko u Rwanda ni igihugu kimwe ariko gituwe n'abantu baturuka ahantu hagize gute hatandukanye avuga ati hari abantu rwose tutari kumwe mw'abanyarwanda mwe mwumva icyo kintu abadukurikiye mu cyumvi mw'abanyarwanda mwe umwanzi duhanganye nawe igihugu cyacu kigiye guhangana nawe ni umututsi umututsi ameze nk'igisebe cy'umufunzo ku kuguru ni umufunzo ku kuguru mbese ni umusumbwa ni ikibazo agiyeho nka perezida icyo tucyumvi wakabaye ureberera abanyarwanda bose yagombaga guhita avuga ati okay kubera ko jewe iyo baza kubikora wenda bakarekarama ko ari revolution abantu benshi bari no kubumva yari kuvuga ati okay ubutegetsi bwa cyami tubukuyeho hagiyeho Repubulika none abinariste mwahunze abatutsi mwatwikiwe mwagize gute nimugaruke mu gihugu twunga ubumwe turabavandimwe turabanyarwanda twese ahubwo byabaye ikibazo atangira noneho kuba bureminga atangira kugaragaza ko umututsi ari we kibazo 62 mu gitero cya mbere cy'inyenzi iyi nyenzi tusobanuke ni abantu b'abatutsi bari baragiye bahunze abenshi babinariste igitero cya mbere cy'inyenzi kije Gerigora Kayibanda
aho bati murimo murasemera bene wanyu bari mu Rwanda. 6 nibwo yabivuze mu gitero cyari giciye Bugesera. Aravuga ngo nimwongera ubwo abatutsi barishwe no ku Gikongoro. Yewe n'indege zijyayo baratwikirwa. Nibwo yavuze ngo nimwongera kwataka igihugu nta mututsi n'umwe uzasigara mu gihugu. Amarishive arahari, birahari. N'aba perefe bagiye babigiramo uruhare baza Gikongoro barahari, n'ababurugumesitiri n'inama zagiye zikorwa bagambiriye kugira gute kurimbura abatutsi. Wakibaza rero nk'umuntu urimo aradukurikira niyibaze niba jewe ndwanye na Dani hanyuma hagahita hapfa umuntu Inyamagabe cyangwa agapfa umuntu Igatsibo cyangwa mu Mutara, ese uwo muntu azize iki? Inyenzi ziratatse bashakaga kuza mu gihugu cyabo, hanyuma bigahita biryozwa abari hehe? Abari mu gihugu. Igihugu cyakabaye kirebererwa na wa muntu. Urumva ni ikibazo, ni ibibazo bikomeye. Abatutsi baricwa rero 6-2 baranatwikirwa, 6-3 baricwa. Iyo tugiye kureba amaraporo hari ibihumbi bigera muri 20 mu cyari Bunyambiriri bishwe b'abatutsi baranatwikirwa barahunga. Ibyo rero ubwabyo urahita ubyumva ko yangenga bitekerezo yarayibibye, noneho arayibiba ntibyanakiraho. Batangira noneho kubyigisha mu mashuri mu maporogaramu y'amashuri. Batangira noneho gukora batangira noneho kujya bavuga ngo niba twicaye muricaye murimo muriga, abana bariga, bakavuga ati abana b'abahutu muhaguruke, abatutsi muhaguruke, abatwa muhaguruke mu ishuri mu bana batoya. Babibatoza kuva icyo gihe birazamuka birakomeza. Urwango rw'abatutsi Gerigora Kayibanda abishyiramo imbaraga pe, abishyiramo imbaraga. Ntiyanashyiramo imbaraga muri icyo kintu, ntabwo byagarukiyeho. Yagiye n'umuco bitse akarere, ironda akarere ko Induga icyo gihe. Uyu munsi wa none mumbabarire mwabasaza mwe, wenda niba mbesha muzanyomoze, hari abantu bize ku bwa Gerigora Kayibanda barimo ba Theodore sindi kubwabo, barimo bande nuriya wari perezida wa Sena muzehe wagiye muri retraite, baba hariya za Butare bariga. Ariko noneho igisirikare agihereza urukiga, agiha Habyarimana. Muri make kwari kuvuga ngo Induga iyobare, hanyuma igisirikare kijya hehe? Mu rukiga, sibyo? Ubwo iburasirazuba bo bihangane nyine kuko bari nk'abantu batazwi. Ikibungo na Bugesera reka ari nk'abantu nyine bari aho ngaho batazwi. Kandi mwibuke mu mateka ko Bugesera bigeze bahajyana abatutsi bo mu bice by'amajyaruguru n'iburasirazuba kugira ngo bicwe na Tsetse. Niyo mpamvu rero iyo tuvuze Kibungo na Bugesera ntabwo ntibanayitagaho. Birakomeza rero bigeze 7-2 ubwo Gerigora Kayibanda ni uriho. Byageze 7-5 amashyaka yose 6-5 ishyaka rya Gitera rirahagarara, ariko hasigara Parimehutu yonyine. Gerigora Kayibanda akaba mukandida umwe, kandida unique wenyine, nta wundi bahanganye, asigara ari uyoboye wenyine. Parimehutu nyine ariyo ifata imyanzuro. Inteko ishinga amategeko ari Parimehutu, ibintu byose ari Parimehutu, mu makomine ari Parimehutu, mu bigo by'amashuri Parimehutu. Nituvuga ngo kwirukana abanyeshuri, abantu bazagende barebe amarishive arahari, n'amazina y'abana agiye ahari. 6-8, 6-7 muri za kaminuza, uburyo bagiye birukana abana b'abatutsi muri za Save, mu bigo by'abihaye Imana Save, uburyo bagiye babirukana n'abahutu batavugaga rumwe nabo. Bamwe baragenda, twagiye tubona n'ibihamya by'abantu benshi bigaga muri ayo mashuri bagiye bacika bakigira nk'i Burundi. Urumva cyari ikibazo. 7-2 7-3 Gerigora Kayibanda akora skandari n'ubundi yo kwica iki abatutsi. Kubera iki? Uko igitero cy'inyenzi cyateraga abatutsi barabiryozwaga. Uko inyenzi ziteye abatutsi bakabibazwa bakicwa.
ukibaza umuturage wo ku Cyanika cyangwa umuturage w'i Rwamagana yari yakoze iki, umuturage wo ku Kamonyi yabaga yakoze iki? Ariko barashoboka wenda ko babazizaga ko batanga amakuru ku babatera. Ntabwo amakuru y'urugamba ni ikindi kintu, ibyo biragoye. Ntabwo ushobora kumbwira ngo muri kiriya gihe umuturage yari kuva ku Kamonyi Irunda na Gihara ngo agiye gutanga amakuru i Burundi. Byaragoranaga cyane ko n'inyenzi, ibitero by'inyenzi, rwa ruhare rw'umubirigi, ibitero by'inyenzi byose impamvu byagwaga muri esheke ababirigi bahitaga babivuga ku maradiyo, apana ku maradiyo, bo baragendaga bakaba babizi, urumva babaga bafite amakuru, bakaza bagahita bavuga bati inyenzi zizaza, kuko nk'igitero cy'Ubugesera cyaje rwose Kayibanda abizi ko bazaza, byaratanzwe n'iki n'ababirigi. So rero yangengabitekerezo yabo ya Joseph Habyarimana Gitera Kayibanda irigishwa, abantu benshi barayiyoboka, benshi ko iyo tujye kureba nk'imbwirwaruhame zagiye zivugwa n'abantu bari abayobozi mu gihe cya Jenoside bafashe iyo ngengabitekerezo ryari mu gihe cya ba Kayibanda. Habyarimana rero 73 ku itariki 5 z'ukwa karindwi 1973 nibwo baje gutera kudeta Gerigora Kayibanda. Habyarimana ajya avuga ko aje kugarura ubumwe bw'iki bw'Abanyarwanda, ubusugire bw'u Rwanda. Gerigora Kayibanda yangije byinshi, yishe byinshi, tugiye kubigarura. Muri kwa kubigarura ntabwo twavuga ngo yarabigaruye, pe kudeta yakozwe nabo bita Leonze Kamarade, harimo ba Loyizi Simba, harimo ba Kanyarengwe n'abandi, ba Epimake. Agezeho nk'umuntu wonse yangengabitekerezo y'amoko n'uturere, avuga ati ubwo dufite igisirikare tukaba noneho tubonye ubutegetsi nta kindi cyo gukora. 73 74 abantu bari mu mashuri bazatubwire, niho haje ikintu kimeze nka skandali, abana bamwe barirukanwa, haza abantu benshi, abana benshi baturutse mu rukiko bajya mu bigo by'amashuri, banateza imbere kuva icyo gihe, bateza imbere, urumva n'inyuma y'umwaka bateza imbere abana b'urukiko, bariga pe, bariga, abana bajya mu mashuri, batangira kuvuga. Nibwo Habyarimana ubwe yavuze nyuma y'umwaka umwe agiye ku butegetsi ngo ibijyanye n'amashuri n'akazi bigomba kugendera ku rubumbambaga rw'Abanyarwanda uko rwubatse. Icyo bisi babaga bashatse kuvuga ubwo Abahutu, Abatutsi n'Abatwe, urubumbambaga nyarwanda rw'Abanyarwanda nirwo ruzajya rugenderwaho kugira ngo haba mu mashuri haba no mu kazi. Shakaga kuvuga ngo Abatutsi, Abahutu, Abatwe bazagendera ku ngano yabo, icyo bise iringaniza. Mu magambo ye arabitangaza, na nyuma nanone arongera arabitangaza, bishyirwa hehe mu bikorwa. Abantu basesengura wenda bazadufashe kureba abantu bo mu gice cy'amajyepfo icyarinduga icyo gihe, badufashe gusesengura iburasirazuba na Bugesera, abana bize muri icyo gihe bize amashuri mu buryo bufatika, ni hafi ya n'imbarwa. Uyu munsi icyo gihe ahubwo nimujya kureba abakurikiranye murahita mubibona abenshi bari mu rukiko. Ni igihe cyabo bita abadogiteri benshi bize muri icyo gihe, wenda bambabarire sinzi niba bo barabyize kubera ko bari babishoboye. Iyo urebye generation y'icyo gihe barimo na n'uyu munsi bari mu mirimo ya leta, bari bakomeye, abandi bagiye biga vuba. Niyo mpamvu urimo urasanga abadogiteri bize abenshi baracyari abajene. Habyarimana rero ikiswe iringaniza, ikiswe irondakarere n'irondakoko, abiha iki umurongo, arabishimangira. Ntiyigeze agira inyota yo kuvuga ngo Kayibanda ntabwo yaciye abandi bari impunzi, barimo barabaho nabi, ngiye kubacyura noneho kugira ngo ngaragaze ko Kayibanda ibintu yakoze kuko yari amafuti. Noneho we ahubwo yabigize urudubi, ati u Rwanda ni igihugu gitoya cyaruzuye,
nta wundi muntu, ni ikirahure cyuzuye amazi. Iyo ubwo hagize abandi baza byaba bimeze nko gufata amazi ukayasuka muri cya kirahure cyuzuye iki amazi. Igihe zari nka miliyoni nka zingahe yandi yameneka zituye abanyarwanda, niba zari zitaragera muri 7 esheshatu 7, kuko iyo turebye mu gihe cya jenoside hari miliyoni zigera muri 6 n'izindi 2 ziri hanze. Urumva bari bakiri arizavugiraho 7 ku Rwanda rwuzuye. None ubu turi 10 kandi turacyahereza ikaze n'abandi bazaze duture ko umwanya uracyari. Icya mbere ni ukumenya ko turi abanyarwanda. Bo biba gutyo bigeze mu 1980 nibwo yatangiye kunegosiya, haje kubaho krize, impunzi zimwe barazizana zari Bugande azijyana mu Mutara, nubundi mu buzima bubi biba ngombwa ko banasubirayo, bamwe basubiyeyo. Inyuma ajya kunegosiya ngo bazabakomeze na Museveni ati we bakomeze twebwe tuzakwishyura amafaranga, hanyuma ukomeza aba bantu ntibazaze bature. Muri make bwari uburyo bwo ngo bagende nyine bagumeye ntibazi. Kandi ubuzima impunzi zari zibayemo bwari bubi, kwiga cyari ikibazo. Iyo mukurikirana wenda nk'imbwirwaruhame za nyakubahwa perezida wa repubulika, akunda kuba ubuzima babagaho mu nkambi ya Nakivara. Nge nagira ubuntu bwo kuhagera, ni inkambi mbi, ni ahantu habi. Noneho utari n'umwene gihugu urumva byari bikomeye, no biracyari irahari. Iri ni impunzi z'abakongomani, n'impunzi z'abarundi. Nabashije kuhagera, ni ahantu hatari comfortable. Byari ngombwa rero ko abanyarwanda bagombaga gutaha. Muri rya ronda koko n'ironda karere n'iki, imyanya y'ubuyobozi yose ikomeye yiharirwa n'abantu bo mu Rukiga, barayiharira. Imyanya y'abadepite wenda reka ntanga urugero rworoshye, bazarebe mu gitabo cya Dr Nyakubahwa Bizimana Jean Damascene yagaragaje abantu liste y'abakandida bari bemewe kwiyamamaza mu 1983. Liste y'abakandida bari 140. Ariko igisekeje abantu bajye babyumva babiha agaciro, harimo abari abatutsi 2, harimo Juste 140, harimo abatutsi 2, harimo Juste wavukaga muri commune Ngoma ya Butare, hakabamo Ambroise wavukaga ku Gikongoro. Nabo ngabo undi muzasangamo muzaze mumbwire muti waratubeshye cyangwa se na Bizimana yaratubeshye. Igihe byabaye ngombwa ko njya kubaza ko amateka na amateka, narabibonye biba ngombwa ko mbaza umuntu noneho wari uriho icyo gihe. Ndamubaza ariko ibi bintu nibyo? Ambwa ati jewe nari inspecteur, twaratoreshaga mu mbera byombi ya Butare. Uyu Juste amajwi bamuhaga twarayanyungaga. Ntabwo Juste yatowe kubera ko atari yatowe. Juste twamwimye iki amajwi, uwamutoraga wese twamukuragamo. None muri 140 uwabashije gupasinga na Ambroise wo ku Gikongoro. Kubera iki? Nawe baravugaga ngo afitanye ngo akantu k'amasano n'umugore wa Habyarimana. Hafi aho ngaho hari uburyo harimo collaboration. Niwe watambutse. Ukibaza ese koko nta bandi bari bafite ubushobozi? Uwo mugabo rero yarambwiye, ni umusaza uyu ari muri retraite, arambwira ati biriya bintu pe ndahamanya na Dr Bizimana Jean Damascene, ibyo yanditse ni ukuri. Nge nari mu mbera byombi, nari inspecteur, nari nkuriye emerenity. Uracyumva icyo kintu? Nari nkuriye emerenity. Ibyo yanditse ni ukuri. Bivuze iki? Bivuze ngo bya bindi twirirwa turi mu matiku n'iki, ukuri ni uko nyine, ni uko guhari. Birangije rero nk'inkotanyi bagombaga gushakisha uburyo. Umubirigi urumva ntabwo yigeze arekura, kuko yabaye umuterankunga w'u Rwanda igihe kirekire. Na systeme, niyo mpamvu systeme abantu bigagamo bahitaga ngo ni systeme belge, bakiga mu Gifaransa. Niyo introduction yabo, ntabwo bigeze bayihindura, sibyo? Bivuze ngo umubirigi ukuboko kwe kuracyarimo, niwe mukoroni wacu.
niwe kolonizateri wacu ariko twebwe turi nk'umwana w'umutsindirano twebwe turabatsindirana ariko ntabwo yashakaga kugira gute kutureka hagiye haba rero igihe cy'ibiganiro kirekire basaba ko impunzi zataha Habyarimana arabyanga abantu bazadufashe barebe mu baburugumesitiri bari bariho icyo gihe bazarebe baburugumesitiri bari bariho b'abatutsi ni hafi ya ntabo bazarebe ba prefe ni hafi ya ntabo jenoside itangira uretse hari wari prefe wa Butare Habyarimana Jean Baptiste nawe yahise yicwa bivuze iki iyo ngengabitekerezo ironda akarere ironda koko ni ikibazo noneho hakaba ikintu bise mu bijyanye na regionalisme cyangwa ironda akarere uyu munsi niba imodoka yawe yambaye plaque yambaye plaque y'igihugu cy'u Rwanda ntabwo yambaye plaque y'intara uvukamo icyo gihe rero niko byari bimeze abantu barabizi hari n'ukuntu bajya bakunda gutebya ariko usanga kenshi tutavuga ngo ni ugutebya iyitwaga CB y'Ibutare ngo ni centre de bandi ngo umunyabutare nyine ni centre y'iki y'amabandi birababaza rero kubona kaminuza ituye Ibutare abantu b'Ibutare batiga wenda turebe muri icyo gihe abantu bavuka mu ntara y'amajyepfo mu gice cy'Ibutare na za Bugesera wenda dufate igice cy'Ibutare kubera ko Butare yari tuwe n'abantu benshi kandi ntibabashije kubona amahirwe yo kwiga n'uyu munsi turi mu mujyi wa Kigali muzakore check up muzambabarire singiye kuvuga ngo muzakore isesengura muzasanga abogoshi benshi abamotari benshi abantu b'abafundi benshi baturuka mu gice cyari Butare bariho ubu na n'uyu munsi usanga ariho kubera ko buriya turavuga ngo ipfundo ryo kwiga umwana wawe kubera ko wize ntabwo azananirwa kwiga usanga rero bari muri iyo myuga na n'uyu munsi za Nyamirambo za Kimisagara hehe usanga n'ubwo buryo abenshi uzasangamo abanyabutare bazaga mu mujyi ari uburyo bwo kwirwana imvugo yadutse ngo abanyabutare bavukana 3 yisumbuye bwari uburyo bw'uko nyine babona nta kundi bakirwanaho bakaza bakaba abafundi bakaza bakaba abanyonzi bakaza bakogosha bagakora ya myuga nyine nibo twavuga badukanye ibijyanye n'imyuga iyi myuga y'ubumenyingiro kuko andi mashuri bari barayahejweho ibi turabivuga murebye imbonerahamwe y'uburyo abanyeshuri bemererwaga hari uburyo bagendaga bavuga ngo Byumba iremererwa Butare iremererwa Cyangugu abangaba wajya kureba ugasanga niba Butare ugasanga 100% wenda niba babemereye abantu 400 babahaye 300 ubwo 100 bose bagahita bajya hehe mu majyaruguru ugasanga Butare niba ifite 75% y'abagiye ku ishuri muri babandi bemerewe Byumba Gisenyi na Ruhengeri bo bafite 120% cyangwa 140%. Urumva icyo kintu uburyo cyari cyubatse cyane bwari uburyo bugayitse hanyuma rero buteye isoni hanyuma rero abari hanze inkotanyi RPA ntabwo twavuga babanje gufasha Museveni inara ye ifata babona imbaraga babonye bishoboka baravuga bati gute twebwe noneho bitagira gute bitashoboka tugataha iwacu aba bantu bahora bavuga ngo tugume hariya tugume hano turimo turabaho nabi imiryango yacu ibayeho nabi n'abari mu gihugu bacu nabo babayeho nabi barimo baricwa ibi bintu bundi ni biki turi mu biki barihuza rero biba ngombwa ko batera muri 90 tariki ya mbere y'ukwa 10 baratera urugamba rero rwo kubohora igihugu rutangiye yangenga bitekerezo ya genocide noneho yarakaze urumva kuva mu ntangiriro igenda kuri barayigisha abantu bose bavirigarize kugera ku rwego rw'uko umututsi wabaga mu gihugu yumvaga kubamo ari nka faveri icyo kintu uracyumva mbaye mu gihugu nka faveri ni faveri ngiriwe yo kuba ndi mu gihugu akumva nkaho igihugu atari iki kuko baramubwira ko igihugu atari iki ese ukiri aho yego
kumva ko ari favela agerewe kuki batahungaga ngo bamere nk'abahunze bagiye cyangwa n'ubwo bakigenda kuki batahungaga kugira ngo bifashe urubyiruko hari abagendaga hari abagiye babimenya b'urubyiruko baragenda bajoyininga bagenzi babo hari n'abandi nyine bumvaga ko nyine ni ukubaho wenda bizahinduka kuko abatutsi bari barishwe mbere ariko baravuga ati wenda buriya ntabwo bizongera ubuzima se abari barimo mu nkambi bo bajyaga bicwa ngo ubwicanyi buve hano bubasangeyo no kuvuga ngo iyo uri umunyamahanga ntabwo biba byoroshye ishuri kujya kwiga ngo dore uriya ni umwana w'impunzi kujya gushaka ibyo kurya gukora uriya ni umwana w'impunzi niba umuturage uri mu gihugu cye kubamo abibona nka faveri noneho uri mu cy'abandi byibaze urumva niba wa wundi wari uri mu gihugu we yabibonaga nka faveri ba bandi bo bari bamerewe nabi uko kumererwa nabi rero bibaha imbaraga baraza rero ba bandi mu kuza urumva hatangiye icyo bita noneho gukora amarisite y'abatutsi bikozwe na leta silivupure muri 90 inyenzi zateye bigera ku rwego rw'uko bavuga ngo inyenzi urumva kubera ko bya bitero byari iby'inyenzi byagiye bifeyiringa abo bagiye bafata banabafunga nabi bigera ku rwego rw'uko noneho bavuga ngo inyenzi zateye ngo ntabwo ari abantu bafite imirizo icyo kintu uracyumva ndabyibuka nigaga pirimeri batubwira ngo ni abantu bafite imirizo inyenzi zifite imirizo ntabwo ari abantu nyine ni inyamaswa ariko urumva bakuru bo bajyaga muri za mitingi biza kuba rero ngombwa ko hajyaho amashyaka menshi muri 90 kubera ko imiryango mpuzamahanga yarahagurutse babandi bari hanze biba ngombwa ko hajyaho amashyaka emerenide ibona ko ishobora kuzafeyiringa ishinga andi mashyaka ku ruhande asa nkaho akorera mu kwaha kwa emerenide ariko noneho yo akabije n'ingengabitekerezo y'urwango kuko emerenide bajyaga baririmba ngo ni ubwato bw'abanyarwanda nyine buri munyarwanda agomba kuba ari muri emerenide haza za sederi iza noneho yo ifite umwihariko abantu babimenye abadukurikiye babimenye kujya muri sederi ubundi baravuga ngo sederi irajyamo abahutu batavangiye mu ruhe rwego n'ubundi iracyari muri wa murongo wa emerenide ariko noneho yarushijeho sederi yaje ishyiraho akayo havuka amashaka za emuderi irakora havuka za PSD urwo ruhuririkane rw'amashyaka niho rero muri cya gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu hatangiye gutozwa abiswe interahamwe nazo ziri muri ayo mashyaka barabaye emerenide ngo babatoje bavuga ko bagiye kurinda abasivili mu cyo bise auto defense civile ariko mu by'ukuri babatozaga babizi neza icyo barimo barajya gute bakora bagambiriye bakora si uko abazungu batari babizi abazungu bari babizi cyane cyane abafaransa ababiligi bari babizi bari bazi ikijya mbere kuko nibo Habyarimana yajyaga kuririra akavuga ati bimeze gutya ndabona inkotanyi zimeze gutya na gutya akavuga bigenze gutya na gutya rero birangije bigeze muri basaba amasezerano yarusha yo kuvanga igisirikare abayobozi ariko Habyarimana ntabwo yabyumvaga neza n'abamuri iruhande yajya kubyumva abamuri iruhande bati hoya ntuzakora ikosa babaheza nguni bimitse urwango rw'ingengabitekerezo y'amoko birangiye ijambo dogiteri yavugiye ku kabaya Lewo Mugesera ubwaryo ryagaragazaga ko nk'umuntu wari uhagarariye emerenide hariya hano ubundi perezida icyo ababereyeho cyangwa ubuyobozi icyo babereyeho ni ugukosora buriya byavugaga ko Habyarimana iyo ataba bitazwi koko bagombaga guhita bafata Mugesera akaryora ibyo yavuze barabivuga bicaho birarangira itangazamakuru ryinjiramo rirabikwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside barayizamura iyo turebye RTRM
uburyo yakoraga cyane ko buriya mu bamambure fondateri 50 ba mbere abenshi barabibyumba Ruhengeri na Gisenyi sangamo abandi wasangaga nko muri Kigali harimo 8 cyangwa Butare hari Gitarama harimo 2 nabo iyo ngenga bitekerezo itangazamakuru rirakora ibinyamakuru Kangura RTRM Rushya Isibo ibiki ibinyamakuru byinshi Nyiramacibiri byinshi birandika bajya ku rwego rwo kugarura noneho ya mategeko 10 yande ya Gitera twabonye mu kiganiro cyatambutse Ngirumatse Matayo agiye kuvuga yari ahagarariye MRND kuri stade ya Kigali ahirya nibwo yavuze ngo twebwe ibijyanye n'amasezerano ngo yararimo abwira abanyamuryango ba MRND temwe mu byihorere biriya se niki n'ibipapuro n'ibintu bicibwa nuko Habyarimana nawe yari yarabibabwiye tine ibipapuro ibintu tujyana tugasinya ejo twaca arangije avuga ati ahubwo umuntu mugomba kwirinda mwirinde abantu bameze nka Ngurisha igihugu yavugaga n'ingura inzira byanarangiye bamwishe muri jenoside abana be bihangane bakomere kuko we yari muntu icyo gihe yari umuyobozi mu Rwanda abana be bihangane yabaye umugabo yabaye imfura ko ibyo yaharaniraga uyu munsi wa none nibura twica mu gihugu dutuje arabivuga kuri stade umuntu w'umuyobozi kuri ishyaka riyoboye kame murumva ni ikibazo hanyuma rero bigeze ubwo twinjiye 94 usanga benshi bavuga ngo ihanurwa ry'indege ya Habyarimana ngo niryo ryabaye intandaro wahita wibaza iki kibazo abantu mwese abantu mudukurikiye muzakibaze wazishyira muri commentaire cyangwa ryari ukibaze ese koko niba jenoside yakorewe abatutsi itarateguwe Habyarimana ubundi yari umuyobozi w'abandi w'abanyarwanda ntabwo yari umuyobozi w'abahutu ntabwo yari umuyobozi w'abatutsi ntiya yari umuyobozi w'abatwa yari umuyobozi w'iki w'abanyarwanda kuba rero yapfa ntabwo byari bivuze ngo abatutsi bahite bicwa icya kabiri gikurikiye amaliste yari yarakozwe n'abandi icya gatatu abaserire benshi bari mu gihugu bari bafite imbunda imihoro bari bafite imbunda barahawe ibikoresho intera hamwe zari muri auto defense civile bari bafite imyenda bafite imihoro baratojwe bwabo buryo bwo kwica bakoresheje udufuni intwaro gakondo no gukoresha imigozi ibyo byose bari barabitojwe none tukavuga ngo niba koko indege ihanukiye hano i Kigali ni gute umuntu yicwa ari Karongi umuntu w'Ikarongi w'umuturage Rwimbye utazi aho biva naho bijya yagombaga kwicwa none se umuturage w'Intyazo Intyazo hasi ku Kanyaru yagombaga kwicwa yarabizi si by'indege yarabizi ni Kigali kwari ukumva gusa ntabyo yarazi bigaragara rero ko ibintu byari byaragize gute byarateguwe hahita hazaho propaganda yo kuvuga ngo tubatange batazatumara yazanywe nande uvuga ngo MRND na CDR bo batanze propaganda bavuga ngo abatutsi barimo barategura kuzica abahutu none abahutu ni mureka dutanga iki tubatange nese umututsi yari afite ububasha nese uwagiye gusakwa basaka ibyitso ko bagendaga bakajya no mu muriri na hehe uwo muntu yari afite ububasha bwo gutanga umuntu uri ku buyobozi ariko yafatwaga nk'ibyitso by'inkotanyi kandi inkotanyi ziri ku rugamba kuba ku rugamba ni kimwe ahubwo turebe wa muturage arabicitso arabizi ntabyo azi arabicitso azi bivahe bikajyahe cyane ko nta nubwo biyatandaga ko bishobora gutera ikibazo bumvaga ko kurwana kw'inkotanyi barimo barahananira iki uburenganzira bwabo ariko uko byagenda kose nabo bari bafite amakuru y'ubutasi niyo nta cyari kuba wenda cyerekana yuko uwo muturage urepfa iyo atanga amakuru cyangwa hari uruhare yagira mu babarwanya yego bashobora nabo kuba bavuga ati hari abantu runaka wenda bakabijyanira muri icyo gihe bakavuga ati aba bantu bagomba kwicwa ariko wenda kubera ko
ingabo za RPA niba nibuka neza zari ziri ku rugamba icyo gihe zibamereye nabi si haba se ariyo mpamvu wenda bavugaga ati bose ni bene mugabo umwe bose ni bamwe bagenda aho ngaho ni ikikwereka ko ingengabitekerezo ya jenoside yari yaramamaye yari yarakwiriye sibyo kuko kuvuga ngo umuntu ari mu mutara cyangwa ari ibyumba arimo ararwana wishe umuturage ngo perezida indege yahanuwe nandi twibaza icyo kintu urubyiruko mudukurikiye mwibaza icyo kintu perezida aba ari uw'abaturage perezida ajyaho kugira ngo ayobore iki abaturage bose ntabwo ari ubwoko icyo gihe biba yari ukuvuga ngo perezida arayobora ubwoko ntabwo yaba ari perezida sibyo byaba bisaba ko haboneka perezida uzayobora aba bantu abaturage tudatinze aho badusobanurire n'abapfobya n'abahakana bitewe n'inyungu runaka cyangwa n'uko babyumva batubwire impamvu indege ya Habyarimana yahanuwe hakicwa abantu b'abatutsi cyane iyo rero ugiye kureba noneho aho biterera ubwoba ijoro ryo ku itariki 6 niho yahanuwemo mu gitondo kuri zirindwi abatutsi batangira kwicwa n'abataravugaga rumwe na leta nk'uwiringiye Imana Agata uwiringiye Imana Agata nk'umuntu wari minisitiri agiye kuri radiyo nk'aho bamuhaye uburenganzira ngo ajye guhumuriza abanyarwanda bavuga ati mutuze mugume hamwe ibyabaye ariko noneho igihugu mwe mutuze abarinzi ba perezida nibo bamutangiriye icyo kintu abantu bakimenye bamubuza kujya kuri radiyo gutanga iryo tangazo birangira bamwishe n'abandi jenoside iratangira ese mbabaze abantu bapfobya abantu bahakana abantu bagira gute imihoro yakoreshejwe yaje inyuma y'uko indege ya Habyarimana muri iryo joro ihanurwa none se amarisite yakozwe nyuma y'uko iyo ndege ihanurwa none se birukanwaga mu mashuri byabaye ari uko indege ya Habyarimana ihanuwe abo se bari mu nkambi batera aribo bari bagize RPA Inkotanyi bari ku rugamba barahunze hirya no hino muri East Africa hehe na hehe Burayi nahe bari bahunze muri iryo joro indege yahanuwemo bari bahunze muri iryo joro indege yahanuwemo icyo rero ni ikintu tugomba kwibaza hanyuma tukavuga ngo uyu munsi wa none urumva RPF Inkotanyi bari ku rugamba RPA bari ku rugamba bafite intego 8 bari bafite intego 8 ushaka kuzumva neza azazumve mu ndirimbo ya FPR Inkotanyi intego yiyongeraho niyo guhagarika jenoside kuko ngo bo baje barwana bavuga bati tubohora abaturage dutange ubwigenge dutange kwishyira ukizana dutange uburinganire abantu dukore tugire gute tubane n'amahanga jenoside ititangira byahise bisaba ko rero Inkotanyi zari ziyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika bashyiramo imbaraga zidasanzwe bagiye noneho kurwana mu buryo budasanzwe twibuke ngo hari ingabo zigera muri 600 zari muri senite hakurya ko zari zaje mu buryo bwo kuvuga ngo bazavanga igisirikare abatutsi baricwa Kigali abatutsi baricwa kugira ngo ibi bintu abantu babyumve politike yari yarakozwe bari barabikoze neza navuga ngo bari barabikopeye kuri jenoside y'abayahudi bari barabishushanyije yari projet y'igihe kirekire ko jenoside iyo leta itabigizemo uruhare n'igishoboka abantu banabimenye nuko byaratangiye bakajya bavuga ngo abatutsi mwese mujye ku makomine cyangwa ku kiliziya ibi bintu byakoreshejwe muri Holocaust jenoside y'abayahudi bakabashyira ahantu hamwe bwari uburyo bwo kubashyira ahantu hamwe kugira ngo biborohere kubica byo byoroshye ukiraho tunagana no ku musozo ntago turi butinde cyane yego erekana cyangwa dusobanurire icyo navuga nka isano riri hagati ya jenoside yakorewe abatutsi 1994 mu Rwanda ni y'abayahudi yego bon isano bifitanye nuko byose birategurwa nuko ngo ubundi jenoside igira ama etape nibura 10
batangira muri classification bagacamo abantu ibice twarabibonye mu kiganiro cyatambutse yego basubireyo bakirebe basubireyo bakirebe utarabyumvishe kuvuga ngo umuntu ureshya gutya umeze gutya iyo birangiye barakomeza bakagera ku rwego rw'uko babaha ibibaranga sibyo bamara kugera ku rwego rw'uko babaha ibibaranga bakagera ku rwego rwa dezimanization bakabambura ubumuntu ku buryo wowe bakwigisha ko wa muntu atari umuntu ibyo bintu byarabaye iyi niyo sano ihari no mu Rwanda byarabaye aho bavuga ngo umuntu ni inzoka urumva niba Bibiliya itubwira ngo Imana yavuze ngo inzoka ibaye umwanzi w'umuntu bivuze ngo niba umuntu bamwise inzoka bamwise abaye umwanzi wa wundi cyane aho uzamubona uzamwica sibyo bikagera ku rwego rw'amariste bikagera ku rwego rwo kugerageza bikagera kuri extermination uyu munsi tugeze ku cyiciro cya nyuma cya denial kurwana n'abantu bahakana abantu bahakana bakanapfobya genocide bavuga ngo genocide zabaye ebyiri mu Rwanda no mu Bayahudi na n'uyu munsi nabo baracyahari ngo genocide zabaye ebyiri mu Rwanda ngo n'amoko yasubiranagamo ngo ni iki ibyo bintu byose niyo step ya nyuma ubundi ya genocide iranakomera cyane imara n'igihe kirekire ko genocide nayo itwara igihe kirekire kugira ngo ikorwe iryo twaryita isano icya kabiri nuko bose bishwe bazira akarengane mwumva iki kintu abantu badukurikiye kuko genocide ni icyaha ni igikorwa ndengakamere aho umuntu niba umurusha imbaraga ariko akakwica kubera iki arahagarikiwe wowe kubera ko wumva ko kubaho ari faveri ukagenda akavuga ngo tega ijosi ukaritega akagutema murumva urwego biba biriho murumva ni skandari rero bifitanye isano ya hafi ariko bifitanye n'icyo bitandukaniyeho nuko ikibabaje giteye n'agahinda na n'uyu munsi sitarumva n'abanyarwanda bamwe badukwiye kwicara hasi twareba ariko uyu muntu iyi virusi y'aba bantu kuki gikomeje abantu bavuga ururimi rumwe bahuje umuco bahuje igihugu bahuje kwemera bagakorana genocide niryo tandukaniro noneho uburyo yabaye iy'Abayahudi yabaye igihe kirekire ariko genocide yakorewe abatutsi yabaye igihe gito yihitana abantu benshi cyane noneho aho bitandukanira umututsi w'i Rwamagana yarishwe umututsi w'i Karongi yaricwa yishwe nande uwo baturanye umugabo yica umugore we umugore yica umugabo abavandimwe bakajya kwica muramu wabo nakureta ari kugira urumva rero niho itereye ubwoba umuntu mubana niwe urimo arabikora arakuzi neza rero urumva ko bifitanye isano bifite naho bitandukaniye cyane ko iriya y'Abayahudi yakozwe n'abanazi babica Abayahudi urumva abanyarwanda nibo bikoreye genocide ubwabo urumva ni ikibazo gikomeye hanyuma nsoza rero wenda icyo nsaba urubyiruko abanyarwanda abayobozi b'igihugu cyacu twebwe abarangije kubyumva abazi ibyo turimo abazi ko dusangiye gupfa no gukira abazi ko dusangiye igihugu abazi ko dusangiye ubunyarwanda mureke duhaguruke ku ntebe z'amoko ubuhutu ubutwa n'ubututsi izi ntebe ziratwika nta kintu kirimo twicare ku gasaswa kitwa ubunyarwanda mve i Karongi nerekeza i Gatsibo nzi ko ndi umunyarwanda mve i Nyagatare nerekeza i Huye nzi ko ndi umunyarwanda mve i Gisagara nerekeza Ngoma nzi ko ndi iki ndi umunyarwanda sibyo twiyumvemo tubanze tumenye ngo umunyarwanda d'abord ndi umunyarwanda uri umunyarwanda turi abanyarwanda kandi dutanga n'ubutumwa kuri ibi bihugu nyine byo muri CPGR kuko turi mu kaga urabona abantu barimo baricwa muri Kongo bazira ko ari abatutsi iyo ngenga bitekerezo y'abantu bakoze genocide baracyariyo barashaka gukomeza na n'uyu munsi abantu hari ikintu numvishe kirambabaza cyane kumva umuntu aragendaga akajya ngwaga arahanga kwahanze indirimbo ngo nibica abatutsi uwo muntu niwe mushaka ko azaza akatuyobora u Rwanda tumaze kuba miliyoni zigera muri 15 murashaka wa muntu uzaza akatuyobora avuga ngo twica abatutsi uwo ninde hari indirimbo ejo bundi nahoze
ndeba ndimo ndakurikirana ibintu intambara yo muri Congo mbona indirimbo nyigwaho ngo yakozwe na FDLR abantu bo muri FDLR yego sinavuga ngo abantu bazayumve cyangwa babyihorere bibaye byiza nta wayumva iteye ubwoba ngo abatutsi ngo izo mbwa bazica amajosi bagira gute tutimagine ibyo bintu narabyumvishe ngira igishika mpinda umushyitsi fata icyemezo ndavuga ngo uko byagenda kose tugomba no kubwira abantu urubyiruko muhaguruke turwanira igihugu cyacu ni icyacu abanyarwanda muhaguruke turwanira igihugu cyacu hanyuma ibyo naguciye mu ijambo tugana no ku musozo yego muri iyi minsi cyane cyane kuri social media nizo zibandwaho n'urubyiruko niho urubyiruko ruri niho turusanga usanga hariho ingengabitekerezo mu bakiri bato mu rubyiruko nyika ko ari naho isigaye cyane no mu bihe byo kwibuka hari benshi bagaragaye muri ibyo bikorwa byo gupfobya by'ingengabitekerezo b'urubyiruko yego none wabihuza gute n'abantu bafite ibyo bapfa na leta hari ababita ngo ni leta y'i Kigali ariko ni leta y'abanyarwanda noneho ugasanga kuba narahoze ndi mu mwanya runaka w'ubuyobozi nkagira ibyo numvikanaho n'abayobozi cyangwa na leta nkahunga nkagenda noneho barangiza we akakoresha kuba atarumvikanye cyangwa uwo mujinya w'uko yakuwe mu kazi cyangwa ibyo atumvikanye noneho akabikoresha muri ya mateka yaduhekuye icyo kintu wakivugaho iki wagira inama abantu gute tugana ku musozo inama nagira abanyarwanda ni uko baca umugani mu kinyarwanda ngo aho inzovu zirwaniye ibyatsi nibyo bihangirikira mwa banyarwanda mwe aho tugeze murahabona ubwiza bw'igihugu cyacu murabubona uriya muntu aragukoresha n'ubundi ejo cyangwa ejo bundi uzasanga uri muri icuza nagize igihe cyo kuganira n'abantu bafungiye icyaha cya jenoside harimo abarimo baricuza ku byo bakoze batazi bagendeye mu Kigali cyane akavuga ngo njyewe nagiye mu bintu baranyigisha ni nanga abatutsi ni nanga iki nica abatutsi akakubwira gutyo ariko uyu munsi mfite ipfunwe mfite ikimwaro cy'ibyo nakoze nsubije ubwenge inyuma sanga nabaye ikigoryi urumva rero urubyiruko abanyarwanda mureke dufate umurongo umeze gutya FPR nta itadukorera nta kidakora iyo turebye mu ruhando mpuzamahanga FPR ari amashuri uyu munsi umuntu unanirwa kwiga n'ububasha bwe kutiga n'ububasha bwawe sibyo uyu munsi urahanga umurimo ugakora uyu munsi uratembera uyu munsi turaryama tugasinzira nta kintu kijya kiruta umutekano kibaho dani nta na kimwe mw'abanyarwanda nta kintu kijya kibaho muri iyi si kiruta umutekano u Rwanda ni igihugu gifite umutekano njye mbivuga gifite ubuzima njye mbivuga ku myaka yanjye mfite itari myinshi ariko itari na mike gifite ubuzima sindabona grenade ku maso ngo yaturikiye aha urumva sindabibona kandi ntago ndi muto cyane ariko rwose pe sindabona hano ngo bateye igisasu ngo bateye grenade uretse kumva ngo bafasha babishakaga ariko sindabona hano gituruka ariko mu gihe ahandi usanga bakubwira rwose ko nyine ni umuco ibyo bintu rero reka uko byagenda kose umuntu ingeri uko yaba ameze kose jenoside aya macakubiri yaraduhekuye bamwe baricuza impamvu bagiye muri ayo mabi abandi bafite agahinda k'ibyababayeho babaye imfubyi totaloma bapfusha batakaza buri kimwe na n'uyu munsi erega niyo bitaba aya mafaranga izi mbaraga bidusaba kugira ngo twibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi byagakoreshejwe mu guteza igihugu imbere ariko iyo bitaba ariko nyine kubera ko ni amateka yacu
tugomba kugira ahantu abantu bazaza bayigira bakabisobanukirwa, tugomba kugira inzibutso, tugomba kugira n'ahandi hantu hose yigisha amateka, tugasigasira ibyo bintu kugira ngo bitazasubira, kuko iyo utazi aho uva numenya aho ujya, kandi no kumenya aho uri hagufasha gutegura kumenya aho uzajya. Rero mureke twige rwose, mwarubyiruko mwe, abasaza nibo abo babyeyi banyu cyangwa ababigezemo inyungu bigishije amacakubiri cyangwa bayakoze cyangwa iki, mubireke abo n'ubundi bazagenda, twe nitwe tuzasigarana igihugu. Njye nshima politiki y'igihugu aho usanga mu nzego za leta harimo urubyiruko, aho usanga urubyiruko barubwira mwige, muhanga imirimo, mugire iki, ugasanga nta hantu na hamwe abana urubyiruko bicara bigishwa ngo wanguriya. Ibyo bintu byo ku mashyiga mubireke, umwana ave yicare mu rugo akora etide, yicare mu rugo asoma Bibiliya, kuwemera cyangwa utayemera, yicare kuri internet ahanga udushya, agira iki, yubaka igihugu. Ibintu byo gusenya babireke, ababyungukiyemo byararangiye, n'ababihombeyemo nabo byararangiye. Urumva, twe twubaka igihugu gitemba amata n'ubuki, sibyo Celestin? Cyane rwose. So turashoje, ariko wenda mu mpine, u Rwanda ruzahoraho, ariko ntabwo rwahoraho rufite ingengabitekerezo y'amoko. Umuntu ufite ingengabitekerezo ya jenoside nayibagirwe. Nimuze twubaka igihugu cyacu, tugishyireho imbaraga, duhagurukire icyarimwe. Ikindi nanone, ababirigi ntabwo bazananirwa gukomeza guharanira inyungu zabo cyangwa abazungu, kuko hari imikino bakina twebwe tuba tutazi, sibyo? Twihanganishe abavandimwe bo muri Kongo barimo barapfa uyu munsi, barimo barabura ubuzima kubera iki? Y'amateka, sibyo? Hari n'abandi bakiryamye kuri y'amoko, nibayabyukeho, baze twubaka iki? Igihugu. Turi Abanyarwanda, twunge ubumwe. Ibitabo birahari n'ubushobozi burahari, abantu basome, tumenye ukuri, tuve mu gihuha, mu bitsindirano n'ibitekerano birangire. Murakoze. Wakoze cyane. Namwe.